Hello, this is the SisterHood. This is Cutie. Yes, twaje muri tuganire kibisanzwe iyo tugiye kuganira ibyo byose nago nakwiganiza hari umuntu tuba tugiye kuganira reka tangira twibwira maze dukomeze tuganira sibyo twagiye. Nitwa UNDOYE NEZA EUGENIE. UNDOYE NEZA EUGENIE umeze neza mu makuru yawe nyine uri kwimva gute? Meze neza cyane ndi kwiyumva neza biranshimishije kuba mwansuye. Yes, rero EUGENIE aravuze ngo biramushimishije kuba twamusuye. Reka rero dutangiye kuganira ku mpamvu twaje kumusura sibyo? EUGENIE ubundi mu busanzwe ukora uwuhe mwuga? Mu bisanzwe nkora umwuga wa massage. Okay, ariko hari akantu utabwiye abantu ufite ubumuga? Yego mfite ubumuga bwo kutabona. Okay, ufite ubumuga bwo kutabona kandi ukora umwuga wa massage. Ubu nubwo twajya twatangira sibyo? Okay, none se umwuga wa massage wawutangiye ryari? Umwuga wa massage nawutangiye 2018 ariko nawinjiyemo neza muri uyu mu ntangiriro z'uyu mwaka. Okay, muri izi ntangiriro z'uyu mwaka. None se 2018 kuki wawutangiye ariko ngo ukabara utangiye neza nduki twaciyemo? 2018 nibwo nawutangiye ariko sinawukomeza mu buryo bwimbitse kuko nahise njya kwiga kuri kaminuza. Okay, wahise ujya kwiga kuri kaminuza. Tutaragera kuri kaminuza windi turigumira aho ngaho muri massage. Ariko katuvuge kuri kaminuza gatoya tuze twigarukira muri massage yacu. Wize kaminuza wize yihe faculty? Wize development studies. Okay, wize development studies. Ubu warayirangije? Yego nararangije. Okay, wow, congratulations. Thank you. Okay. Nabyumvise rero EUGENIE umukobwa ufite ubumuga bwo kutabona akabakora umwuga wa massage ariko bitamuza kuba yarize yize na kaminuza yiga iyo faculty ababwiye. None se EUGENIE umwuga wo kumasa ukora ukora nyine nk'ubucuru ukora nk'akazi niba ariko navuga? Yego mbikora nk'akazi kuko nibyo bintunze mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Okay, nibyo bigutunze ubwo ngubwo nibyo bikwishyurira inzu bikakugurira ibiryo cyangwa wibanira n'abavyeyi? Oya ntabwo mbana n'abavyeyi mbana n'abagenzi banjye. Ubwo byandi muzaruguru kumasa nibyo bikora akazi? Yego. Okay, none se EUGENIE wavuze ngo ufite ubumuga bwo kutabona sibyo? Yego. None se tuvuge ugiye kumasa umukiriya ubona abakiriya bagufata gute? Abenshi ubona bamaze kubisobanukirwa kuba mfite ubumuga bwo kutabona nkaba nabakora massage nta kibazo mbona kibirimo babyakira neza. Okay, nta kibazo kibirimo ariko byumvikane neza ugukorana n'abandi babona nibisanzwe? Ubundi abo nkorera n'abantu bareba ntago bisobanuye ngo niba ntabona ndakorera abagenzi banjye batabona. Okay, none se nk'umuntu udafite ubumuga umuntu udafite ubumuga nawe ufite ubona abakiriya bakunda kuba bahitamo ndumva hari ukuntu wenda umuntu agiye kwigushesha agiye gusukisha ngenda shaka kuri nuriya wenda ngenda shaka kuri unyine ubona hari umuntu ufite igikundiro ku bakiriya wowe ubona bimeze gute? Hari difference irimo hagati ya kubera ubumuga n'iy'abadafite ubumuga? Ibyo ngibyo ntago byabura ariko abantu bamwe na bamwe babasha kubisobanukirwa. Ku bantu bamwe ashobora kuza akumva yuko kuba ntabona nta namukoraho nta mukorera iyo massage ariko gake gake bamwe bagenda babisobanukirwa hakaba n'abavuga yuko ari nge bakeneye ko nabakorera iyo massage. Yes, hari n'abavuga yuko ari we bakeneye nkuko kwa kundi barimenyeraniye n'umuntu akavuga ati ngiye ndashaka EUGENIE. Yego. Okay, none se ubona societe urumva hari societe hari abantu baturi impande hari abantu baba client baba motari baba shoferi baba nyonzi baba abantu bagenda n'amaguru bari bose duhura nabo buri munsi ubona bafata abantu bafite ubumuga bwo kutabona cyase bafite ubumuga muri rusange gute? Abenshi uburyo bafata umuntu utabona bamufata nk'umuntu udashoboye. Uretse n'ibyo byo kuvuga ngo akazi ngo ukora massage ndetse n'ibindi
no kumva yuko wabasha kwimesera umwenda cyangwa kuba wakwitekera ukarya ntago babumva yuko ari ibintu bishoboka baba batekereza yuko ibintu byose ugomba kubikorerwa ukicara ukaryama ukarya nta kindi. Okay, noneho rero kubera bya bintu uzi ushoboye wowe ubwawe ndetse n'abagenzi bawe byumvikane yuko bya byose ntabwo ari wowe bishoboye wenyine sibyo? Yego. Okay, biriya bintu se ushoboye biriya bintu byose ushoboye n'abagenzi bawe byo bashoboye na kana byo byose ntago mwese mukora umwuga umwe ntago tumaze kuganira n'abantu bafite ubumuga benshi batandukanye abantu bakurikira The SisterHood batajya bamisinga na rimwe barabizi ko tumaze kuganira n'abafite ubumuga benshi bagiye batandukanye bakora imirimo itandukanye ngaha barimu ngaha abadozi ngaha abakinnyi b'amateatre imirimo yose igiye itandukanye ubwo byumvikane neza ko bose bashoboye imirimo igiye itandukanye nk'uko n'abadafite ubumuga bose badakora umurimo umwe. Niki wabwira bari abantu byumva bavuga ko umuntu utabona umuntu ufite ubumuga no kumesa bumva ari ibintu by'ibihatari nyine wakumva sha wapi niki wababwira? Ikintu nababwira nuko kubona yuko umuntu afite ubumuga batagomba kubigereranya n'ubushobozi agomba kuba afite. Kuba ufite ubumuga ntibisobanuye yuko udashoboye. Bagomba kumva yuko umuntu ufite ubumuga ashoboye nk'abandi bose. Yego birashoboka ko hari ikintu waba udashoboye ariko ntibisobanuye yuko byose utabishoboye. Okay, buriya Jenny hari akabazo nkunda gushaka kubaza abantu urumva hari ibintu ushoboye byinshi jawo byinshi ariko buriya nk'akantu kakuzengereza ni nk'agake nyine nk'uko n'umuntu udafite ubumuga nturumva nk'umuntu nyine yivugiye ati ngiye buriya ntago nzi wenda ntago ngira umukono mwiza nyine ukumva tubara akantu kamwisoba bitavamo cyangwa wenda ngiye ntago nashobora no gutera n'igifungo ku ishati wenda kikanzengereza ukumva hapi ntago bivamo. Akantu kajya kanzengereza ni nko gutera ipasi hafi ntago biba biri kuvamo. Ntago biba biri kuvamo. Okay, Jenny niki wabwira abantu rero abakobwa surtout cyase abamama muri The SisterHood twebwe ni gahunda n'abamama bana abakobwa bafite ubumuga nibo priority niki wababwira? Ikintu nabwira abakobwa cyangwa se abadamu bafite ubumuga nuko bakwihesha agaciro. Ukihesha agaciro ukumva yuko niba uri umukobwa cyangwa uri umudamu ufite ubumuga ufite agaciro nk'akabandi bose badafite ubumuga. Okay, ngaho bireba ubwira abantu ko dufatanyije twagera kure sibyo ra? Dufatanyije twagera kure. Okay, niyo ndirimbo se uri kumva watura abakobwa wabwira nyine abashuti bawe cyase ikintu uri kumva ntakubajije ukumva wapi ngiye cyo rumvije nakubajije nk'isabira akaririmbo tukagashiramo tayari? Karirimbo numva natura abantu nakambonye kitwa gute? Kitwa Kumigezi. Okay, kweri iki Kumigezi? Ndayikunda cyane yari mbonye ndamukunda ndetse n'indirimbo zindazikunda. By'umwihariko Kumigezi nubwo imaze igihe kinini navuga ko kitari gitoya ariko nanone ndayikunda numva nayisangiza n'abagenzi banjye. Okay, urakoze rero ni by'agaciro kugira ngo uduhe umwanya wawe utuganirize kandi ikindi witwa izina ryiza undoye neza ndukurebye neza ubishaka. Okay, kandi urakoze. Hello, this is The SisterHood. This is Cutie. Ikiganiro The SisterHood uzacyumva kwa gatatu kuva saa 9 kugera saa 11 ndetse no kwa gatanu saa 4 za mu gitondo. Muri icyo kiganiro tuzatuvuga ku mideli, ubwiza, ubuzima, imibanire n'iterambere y'abakobwa n'abagore bafite ubumuga. Byose ni kuri uwezoradio.com. Don't miss.